Muraho neza mwese mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo, n'abari hanze y'imbibi z'u Rwanda. Ndabatashya mbabaza ngo mu Rwanda rw'iyo ese muraho mumeze neza? Mwese aho muri hose turabasuhuje kandi tubifurije gukomeza kugubwa neza. Nk'ibisanzwe ni amagambo y'ubwenge nk'uko mumaze kubimenyera muri benshi mutari bake, nk'uko twabibasezeranyije twababwiye ko tuzabagezaho ibyo amatwi yanyu atigeze yumva, amaso yanyu atabonye, amazuru yanyu atigeze aho umuriro wawe namba. Gusa turabizi neza mwigeze kubitekerezaho nubwo mutigeze mubikora cyangwa se ngo mubishyire mu bikorwa. Mwumva kuri mikoro mugiye kubana namwe ndi Arsene Foxmaker. Nimwibutsa wowe niba wari ubwa mbere wari wisanze kuri uyu murongo mugari wacu, kwanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo ukomeze kuryoherwa na byinshi byiza tuba dukomeje kugenda tugutegurira. Uyu munsi dufite umugabo utangaje mu magambo y'ubwenge. Umugabo yavuze amagambo akomeye cyane, yavuze amagambo menshi cyane kandi menshi cyane wakwigiramo ugakoramo isomo. Uyu mugabo yitwa Desmond Tutu. Uyu yavutse ku itariki ya 7 Ukwakira, avuka mu 1934. Yitabye Imana kandi kwa 26 Ukuboza mu mwaka wa 2021. Ni umuyobozi w'itorero rya Anglikani mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Murumva ko uyu ni umuyobozi ukomeye cyane, akaba umwanditsi kandi ni n'umuntu uharanira uburenganzira bwa muntu. Bamwe bamwita umunyamahoro w'isi, mubamuzi cyane kugeza amagingo aya. Akaba yapfuye yitabye Imana afite imyaka 90 y'amavuko. Yavuze amagambo menshi nk'uko twari tubikomojeho, yavuze amagambo menshi y'ubwenge. Gusa munyemere mu magambo yose yavuzwe n'uyu mugabo Desmond Tutu tuyahere kuri iri jambo. Uyu mugabo yaravuze ngo igihe uhitamo kuvuga ukuri cyangwa se igihe uhitamo kuvuga ukuri nyine uba ushyigikiye abantu bose, ushyigikiye ibikorwa byiza by'abantu bose. Ariko kandi igihe udahitamo kuvuga ukuri, igihe uhitamo kutavuga ukuri, ubufashije abo bose b'abanyabyaha ukomeje gutiza umurindi abo bose bashaka gukora ibyaha. Umugabo kandi yaravuze ngo nta muntu wemerewe kuvutswa uburenganzira bwe cyangwa se nta muntu wemerewe kuvutswa agaciro ke, kuko twese ngo turi abana b'Imana. Kuko nyine uyu ni n'umuyobozi wa Anglikani, urumva ko akurikiza ijambo ry'Imana cyane. Uyu mugabo kandi yaravuze ngo amahoro si ukubura urusaku, ahubwo amahoro ni ukubaho mu kuri ndetse ugakoresha ubumwe. Aranavuga ngo kandi niba ushaka isi nziza, tangira mu muryango wawe. Niba ushaka kubaka isi nziza ifite amahoro n'umunezero, ifite umudendezo, atangira mu muryango wawe kuko niho hazaba isi ifite amahoro. Aranavuga ngo imbaraga z'urukundo ziruta imbaraga z'intwaro zose, ati kuko urukundo ruhindura umutima. Uyu mugabo kandi yavuze amagambo menshi. Ari nawe yigeze kuvuga ngo nta kibi kiringaniye, ati icyiza nicyo gitanga umucyo n'icyizere. Aranavuga ngo twese turi umwe, ibyo dutandukaniyeho ni bike ugereranyije n'ibiduhuza. Ati burya duhuzwa na byinshi, dutandukanijwe na bike, niyo mpamvu twese tugomba kuba turi umwe. Aranavuga ngo kandi nta kintu kizima kiyobora umuntu uretse ukuri. Ati ukuri niko kuzayobora umuntu muzima, niko kuzakwereka umuntu uyoborwa n'umutimanama. Umuntu muzima ayoborwa n'ukuri, akarangwa n'urukuri. Uyu mugabo kandi anaravuze ngo igihe umuntu avuga ati sinshobora guhindura ibintu, aba yiyibagije ko n'ubushorishori bw'igiti bushobora gukurura umuyaga. Ati igihe ushobora kuvuga ngo ntushobora guhindura ibintu, uba wibeshye cyane, kuko n'ubushorishori bw'igiti abuhindura bugakurura umuyaga. Uyu mugabo kandi anaravuze ngo kugira umutima udatinya kuvuga ukuri, ati nirwo rukundo rwa mbere rutera amahoro. Uyu mugabo kandi ari nawe yigeze kuvuga ngo niba ushaka gutsinda ikibi, gitsembere mu ruhame, gitsembere mu mbaga ya nyamwinshi, gitsembere mu mucyo. Niba ushaka gutsinda ikibi, gitsembere mu mbaga y'abantu, gitsembere kandi mu mucyo. Uyu mugabo kandi anaravuze ngo ubumwe bw'abantu buturuka ku kumva ko isi ari iyacu twese. Ati rwose niba wumva ko isi ari iyacu twese, nta kabuza ukuri kuragutegereje, kandi ubumwe bw'abantu niyo shingiro yabwo. Aranavuga ngo guhindura isi bisaba umuntu wiyemeje gukora neza
niyo yaba ari yenyine, ati kabone niyo waba uri wenyine wiyemeje guhindura isi nta kidashoboka, byose bisaba kwizera. uyu mugabo kandi naravuze ngo urukundo rurakiza, rukababarira kandi rukongera rugahuriza hamwe abo bose bashaka kwisanzura, abo bose bisanzuye, abo bose bishimye bahuzwa n'urukundo. uyu mugabo yavuze amagambo menshi, aranavuga ngo abantu beza bariho, ikibazo ni uko badahabwa umwanya ngo bumvwe, ibibazo ni uko rimwe na rimwe tuba tudashaka kubumva. uyu mugabo rero mu magambo menshi yavuze, munyemerere tuyasoreze kuri iri jambo. uyu mugabo yasoje aseka neza cyane, aravuga ngo nta mwijima ushobora gutsinda umucyo, iteka umucyo uhora utsinda ikibi, iteka umucyo uhora utsinda umwijima. ni nayo magambo y'ubwenge twari twabateguriye. uyu yitwaga Desmond Tutu, akaba ari umunyafurika y'Epfo, akaba ari umukuru w'itorero rya Anglikani. niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri Muhato TV, niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri uyu murongo mugari wacu, kanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ukomeze kuryoherwa na byinshi byiza dukomeje kugutegurira. njye babanaga namwe nari Arsene Foxmaker, mwakoze kubana nanjye, ni iby'agaciro, turabakunda cyane.